ama infection abantu yazengereje rwose mwigire hino ibi bintu mani hari ama infection abagore dukunda kurwara mu gitsina uyu munsi rwose abagore mwigire hino ama infection mu gitsina imitezi mborogu ibiki hari n'ama infection yaraho bakunda kuvuga ngo irinere ugasanga umugore ama infection yaramuzengereje yirirwa yishwatagura yirirwa yishimagura mu gituba arenda kuzagica igitsina cye rwose arenda kuzagikuraho kubera ama infection tugiye icyambere kizakubwira ko rwama infection tayari uzajya igihe wambaye ikariso uzajya ubona ibintu navuga se burane ibyerura bijya gusa nk'umuhondo si umuhondo cyane ariko si n'umweru bijya gusa nk'umuhondo bifashe bimeze nk'ibikoma bya kawunga nabyo by'ifu itanoze byaje bimeze nk'amata yapfuye hego reka abari bwo buryo mbivuga bimeze nk'amata yapfuye ugasanga mu ikariso byuzuyemo burya iyo urwaye n'ama infection ndabaga ku bagore iyo urwaye ama infection uzacunge neza n'ahantu wicaye uhaguruka hatose kubera ibyo bintu biba bimanuka noneho ugahora nyine udafite n'impumuro nziza mu gitsina ugasanga ufite impumuro nziza so rero ibyo byose akenshi biterwa n'ama infection ese ni gute wakirinda ama infection ese ni iki wakoresha nyamuneka niba uzi ko uri umugore ugomba kujya unywa amazi burya amazi ari mu miti wenda reka bari ko mvuga cyangwa se mu muti wagukiza ama infection bagore mwige kunywa amazi ukareba ugasanga uri umugore umaze icyumweru utanywa amazi cyangwa iminsi 3 nyamuneka uri kwiyangiza si no kuvuga ku ma infection gusa amazi afite akamaro kenshi mu mubiri wacu afite akamaro kenshi ariko niba uri umugore nyamuneka iga kunywa amazi hanyuma ikindi murambabwira kunywa amazi ari mu bwombo mu gitondo ukabyuka waba wayaraje muri teremusi ni byiza cyose ukabyuka ukayateka hanyuma amara guteka ayo mazi ugashyiramo bwombo cyangwa n'ugutana yishyiramo hanyuma ukanywa ariko burya biba byiza unyweyemo bwombo kuko no ku bagore batanyara birabafasha cyangwa se ku bagore batagira amavangingo bwombo irabafasha hanyuma ugashyiramo ka bwombo ukagotomera fata gurude yawe niba ubyuka ujya mu kazi ukubitemo amazi ujye ku buryo ku munsi unywa nka litiro 2 cyangwa 3 yego ntago wabasha guhita ufata amazi ngo yagutomere byako kanya ngo litiro 3 ngo zimare ariko niba udashobora amazi nukuri ngiye ibintu babwira nanjye byigeze kumbaho sinjye nywa amazi ngeze aho ndavuga ati noneho kwa amazi yananiye narayanywaga nkamokorwa ko yananiye fata igicupa iki cyanire kivamo amazi ya Nile nsukamo amazi nkashyiramo amazi meza afite isuku uko ninjiye mu nzu nkasomaho uko ninjiye mu nzu nkasoma nkashiduka amazi ashize nkashyira amandi uko ninjiye mu nzu nkashyiraho nukuri ntago wabanywa amazi ngo upfe ama infection akuzengereze hari umuntu usanga igituba cyaratemye kubera ama infection mane umugabo aza akakurongora sibyo hanyuma amara kukurongora ahantu mwakoreye imibonano mpuzabitsina ndakubwiza ukuri cyumba mugahaguruka mugiteramo parufe kambatera gastori gato hari umushiti wanje yigeze kunganiriza nyine ubwo ari kugisha inama aranganiriza ati se nukubera iki umukobwa ashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo icyumba barimo bamara kurangiza kikanuka pe ati nukuri kw'Imana ati runaka yavuye mu rugo nshaka uburyo nyingura amadirishya ngatera agaparufe nyamuneka suko wenda uwo mukobwa agira umwanda yego nabyo birashoboka ariko suko agira umwanda nama infection yamuzahaje bya kwa muganga niba bishoboka ariko nanone at least kunywa amazi arafasha noneho iyo ari byiza ugashyiramo n'indemo ugafata utuzi dushyushye mu gatondo ugashyiramo indimu ukayanywa ni byiza ugasanga uri umuntu w'umugore uricara ahantu wica ugahaguruka hatose ugaca ku bantu mana rwose mwige gukora isuku murabizi ko ubwashize twize ku isuku yo mu gitsina
uburyo nyine batawaza mu gitsina, ariko mwige gukora isuku yo mu abe yo ku mubiri, abe yo ku mubiri, abe niyo mu gitsina, kuko buriya igituba nicyo kintu cyo kwitonderwa ku mugore. Igitsina cy'umugore, igituba ni ikintu cyo kwitonderwa ku isuku. Kigirira isuku ejo umugabo wawe atazakumva nuka akagira ati uno mugore yabaye iki, akagira ngo ni nk'imbeba yapfuye. Ibyo nibyo ushaka? Ariko reka nizere ko kubera ko umurikiranye tayari byamaze gukemuka, wowe uzi ko ufite icyo kibazo. Kandi ikindi nababwira, burya y'amazi ashyushye arimo akadimu agabanya no mu nda shaka bakobwa, shamurangurira agafanta dore ndababwire ku bantu bafite inda nini yabaye rwose, amazi ashyushye arayigabanya ugatera neza. Ariko ugasanga uri umugore uhorana ari nibutse n'ikindi, reka mbabwire, ntabwo ngo ama infection ngo yandura mu mibonano mpuzabitsina gusa, oya, wajya no muri toilette ukayandura, wajya n'ahantu hadafite isuku ihagije ukaba wayandura. Ariko bagore nkikivuga ku isuku, nkikivuga ko ayo ma infection, amakariso, ako kantu, abagore mwanika amakariso mu nzu rwose nyamuneka ndababujije pe. Ugasanga umugore avuye muri douche asamese ikariso tayari ayishize mu nzara yanitse, yayo ni amakosa. Nimba uvuye gukaraba wenda iyo kariso yimese uyishyire ku kazuba, udukoko turimo dupfe, hanyuma uyizinge neza yumye, uyikuye ku kazuba uyizinge, uyishyire mu ivarisi cyangwa se aho ubika amazi, hanyuma nuzajya kuyikuramo, niba waragiriwe amahirwe ukafite ipasi, ukubita agapasi. Ariko se gute ushaka guha umugabo wawe keya, sibyo, ukaba wamuterera ipasi imyenda yo kwambara, ariko wowe gufata ikariso wambara ukaba utabasha kwitera ipasi? Nyamuneka kira n'icyubahiro cy'abagore mujye mukigirira isoko. Ikindi mujye mugerageza mwabagore mwe n'ikindi kirinda ama infection, sibyo, cyase gishobora kugufasha mu gihe wenda urwaye ama infection, nabyita kwiyuka, sinzi niba ari ukwiyuka, ugafata igiti cya cyprès, mu mbabarire sinabashije kukizana kuko ubu sinzi kantu ndi napfa ko kibona. Igiti cya cyprès ufata ibibabi by'indimu ubishyire mu mazi uyateke abire, namara kubira uyasuke mu ibase cyangwa se mu kadobo ahoremo gake. Nyamuneka mutazabikora mu gashya mukavuga ngo nabaroshye, oya, uyareka bakazu yaze gakeya, ubundi y'amazi uyicaremo asa n'ayahoze nyine gakeya, ariko uyicaremo biragufasha kuko biragenda bikica za microbe zose zo mu gitsina imbere, ukaba wamera neza. Cyase abagore mutawaza ntimube mwakoze urutoki imbere rwose ngo imyanda muyikuremo, ugasanga uri umugore utawaza inyuma gusa. Ufata amazi ugatawaza gutya, uya ntago ari uko bitawaza. Fata ibasi yawe uyikorere isuku, hanyuma uyishyiremo amazi, bibaye byiza yaba ari akazuyazi. Kwitawarisha amazi y'akazuyazi nyine nabyo ni byiza, bituma ama infection nyine udakunda kurwara ama infection cyane. Mwabantu mwe hari abana ama infection yazengereje, ugasanga uwo muntu ahorana ama infection, arayahorana, ugasanga ntabwo kwezi kwashira atarwaye ama infection. Mwirinde ibyo bintu navuze hejuru, hanyuma turebe ko twarwanye indwara y'ama infection ku bagore. Ugasanga buri munsi umugore afite ama infection, ugasanga uryamanye n'umugabo akabura kubwira ngo kuki unyanduza. Murumva ibyo bintu bikwiye se? Ntabwo bikwiye. Mwige kugirira isuku igitsina cyanyu ku buryo utanyura ku muntu ngo yumva gahuyu karahise uri umuntu w'umugore. Ugasanga umugore akunyuze ukajya kumva icyuka ngo uri umuntu w'umugore, kandi wareba inyuma ukabona ni umusirimu, wenda yanakarabye ameze neza, ariko kubera kutagirira isuku iriya myanya ye y'ibanga ugasanga rwose ni ikibazo.
ugasanga yambuye ikariso yambuye iranuka, ashaka kwirirwa yambaye ikariso wenda yambaye mu gitondo, yajya kwikuramo saa sita agiye gukaraba ugasanga iratuza,